Niyi ngiyi katugende mwana katugende ni ukwitondera umujyi warambwiye ngo hari abacuruzi batangiye bange bagutura na mucikopa wamba cyangwa ubushyitsi tuba duherekeje waba utubona ahantu dusitse nawe nutatudushakira akazi ni akazi kawe mana akazi nzakabashakira kubera yuko uzazibona amafaranga utwohereza nyine ndibona dusize mu bukene mu cyaro ndayibona mani y'ukirugu bwa menshi none se ngubu ntago ngemba ngo ikibazo cyo mu cyaro cyo kibe icyaro ni kibi mani ahubwo twihute nyine turebe kwenda twakubonera akamodoka ariko sundi ko natabuka imodoka yasanga ya 2 simura zimo zigenda kugera twihute yewe ariko twihute n'ibi bikapu tugutwaje natwe nkanguje mpaye turabashimiye kukora wema kutwereka urukundo kuri nguje wempaya niho nkengera nkishima kuko sawa nawe bitwibuka akazi wako nzakabashakira mari nimara kugafasha wewe wibuka uyu mani wibuka nyine turangira ku kazi mani ndabikora kabisa abo tutabashije kubona na bose mwansuhurize ntari binyine ubwo uzazubona nakegana nyine uzazubona nzabikora mani bahungu banjye nimugire ikibazo so ahubwo mani ni mukarere uzabikora rwose kaje wako nzakabashakira ntimugire ikibazo bazi ngujuwe mpaya neza ndibagereranya nabo bana bato batazi biyo bakora najenemeye bonsi mbona ngujuwe mpaye kaseka cyane manawe karwari imbavu cyangwa se ekanyuro kano ko kuni ba mana we kunda bigenza gutera ndabigenza gute ndakura he imodoka ndabigenza gute ndahamenya gute ni hehe ndabigenza gute ni kuri ngujuwe mpaya ngaho ne utarakora subscribe none hihaho ndari kubahe baje maze iminsi 3 n'amazi ariko ntabwo mbura icyo kurya pe uyu munsi ndumva ntagura ikintu cyo kurya kigali ntamuntu mbure n'ikintu natekera umutwe bahari izuba rya saa munani ko numva bitaza kunguza nigeze hasi muri cyo nakira umutwe kuri ino zuba kuryamira cyawe tuturuka mu cyaro n'ikibuga abandi bose mazanga ndabona twe mu rugo saa 9 n'igeze hano saa 6 kandi umwana ufashe kandi umuntu ufashe none se umuntu bita Matiyasi uramuzi worora inkwavu cyane Matiyasi wo mu Gasyata Matiyasi namuzi ndagira ngo rero nyine ufashe manda ndagira ngo ufashe umwongezeho kuko nayo mukeneye cyane ubu niwe ngiye kuza nari kugiye cyane uvuka ntabwo wazi mu Kigugu mu Kigugu habona niho ba marume wabacu bawe ni hariya mayi niho ndubukanye ntego se sinumva turi n'inshuti gucyarwa akavura karagwe ejo bundi katugezeho nta kibazo rwose twari dufite ariko se bamutse telefone ko ndahita ngutiza none se ndagutiza ndagutiza ahubwo ndabona turi no hafi tugera mu mujyi ndabona turi no hafi kugera mu mujyi bose ahubwo urakoze kuko ugiye kuhangeza wowe ntabwo wabonana n'umuntu wacu ntabwo wakwanga kumfasha rwose kuko umuntu afite amafaranga
ko nakubonera n'akazi. Nganji mpamagara. Aho ndetse hano mu cyaro. Aho Naimerutse anyuze ahangaha ubu bagiye hera mana yanjye uko kwaciye ndabaye cyandi mu ndaruka reka mbe murindire ntacyo ngiye reka murindire ndebe wasanga agiye gushakisha amarembo reka murindire ndebe hari indi mpanuka ihiye yebabawe mbega inzara narayifite kuko ari indi mpanuka ihiye ko mbega ngo ndahura n'urunyacyaro shobora ndaruhejeje bikagurwa akagurwa na bene wabo mwagiye tuziranye zindebe ko harimo na mimuri harimo na mimuri kadi wani uzi ko y'icyumweru abonetse awe ariko mbonye kikanura nabi kigufashe cyakwica iminataro agahita njya kuryama mana yanjye we ngo isaha yose irinze gushira nicaye ahangaha koko ibihumbi byanjye 20 byari biri kuri telefone ubu ngo barabijyanye ikaze ndende niba hari undi muntu umunsi ikaze ndende ariko muri iyi minsi hano muri Kigali ibintu byifashe byamya cyangwa se ko byajyaga biza nko muri iyi minsi mikuru byakabije gusura bene wabo ariko none ndabona ntazi ukuntu gahunda zimeze pe ariko buriya hari ikintu kimwe nzi niyo mpamvu natwijiye baje kugira ngo ndabeshya ko ndi iki umuyobozi ariko none uyu munsi byanze bikunda ugomba kubona aho nkurira uyu munsi simbizi pe n'abamarine twatangiranye babivuyemo barafunzwe barakubiswe barigendeye ariko sizi wenda reka tugende turebe wenda buranya numva ngo voka y'ibyo nanjye wabonye yagihubutse da ariko ibi bintu kandi bariko n'ubundi jewe sinzuma mbona bizabaza nabi ariko mani ntari bigenda wowe umuntu abagira rero ko gahunda zifashe ntabizi ariko se ndakuraho umuntu ufasha ko umuntu ufashe gihe ntabwo nzaba ndi bwaze kuza kumukura ubu ngubu ndumva byanyobeye gicadege budubu byose nabijyanaga he sinzi niba ndi bwaze ko umuntu ufasha rwose fungu ndamukura he ahantu mu mujyi biba bigoye ntiwapfa kubona umuntu ugufasha ntiwagira gute maze bite sha salamu buduhagarika Nose amakuru yayo. Ni meza. Ese ubu ntawe wakwangana mukamfasha ko ku kibazo nahuye nacyo. Baragufasha cyane wari wakiguteye. Nje basibazo byanjye kiko. Nongeraho ibibazo byawe ubwo se byajyanye. Ni mwihangane basi ndanabishyura ariko mumfashe. Hano banza wishyura ndanabishyura rwose. Ndanabishyura. Murashaka ngahe? Yishyura afite. Oya ndakwishyura banza uburetse. Bashyira barumvira ikibazo cyawe. Urabona niba ukina n'umuyobozi w'isika cyangwa biyoboye. Ariko nibyo koko nibyo. Ikibazo rona nari mfite bantwariye telefone. Niba yayitwaye nyine ndayigarura sindi umuyobozi se ntabwo bizeye. Urayigarura? Ndayigarura abo banze nyishyura. Nese umuntu wayitwaye uramuzi karakana dore kambaye agapira gatukura. Akunda kazi ndakamenyereza ndafata buri munsi. Ehe
wasanga gasanzwe kanabikora reka nkwiye akira mfasha ariko nizere ko muri baze kukanyereka nizere ko muri buze kuza kukanyereka ahantu kare turakwereka ntaruka duce ibihumbi byanjye byose 20 byawe biri kuri telefone ibihumbi byanjye byose 20 byawe biri kuri telefone ntabwo nabihomba rwose mwihangane mumunyereke rwose ni ukuri mwamumfashije ndafata mwa wowe rero dore ukuntu zimeze sibyo ubu twagiye imbere tugenda dore naho ukuntu zimeze urumva ugiye kugenda ugire hehe urumva aho ngaho nko mu buzima bafashiriza abantu mu buzima busanzwe naho ugiye ugenda winjiremo niba wahita kwinjiramo ngenda hagusanga genda mbe nganira n'uyu muntu ariko bucomotse gera amahoro gerayo yute urabona ko twatsindiye nta bindi rero ngira ngo wagira n'umunsi mwiza ahubwo saba nyine kuko twakumvikana ahangaha rwose kubera iki hari ibintu nitiranwa yabonye ahangaha ntabwo bikura radio ufite ni iki ntarebe nimba udashaka kumvuga burengaho naragiye ibintu rwose uragana tunganye ndafata igihe nazi n'ibihari oya uragenda ugurisha ayo ngayo ukaragiho udusekuye ko aya ngaya hanyuma ugisarura nari bisaba cyane ariko ngira ngo nta wundi mutima ngo yakujyana musaba ubu ntabwo bijyana nahise ntarebe icomo sawa mana wanjye we bwa mbere bantwariye telefone si ibikapu byo ndamenya birihe ko reka nzinge kubareba Yesu mundebe uyu muntu urimo satanisha ntabwo ari